ahubwo nitukomeza kuremba turagenda natwe tumusange badufungane kuko nta ari rwiza tugende badufungane twese kuko n'ubundi dupfuye nabi batujyana umuganga batuvura gasubura abona badukoreye byiza. Hano ubu hari abarwayi bangahe se? Barahari, harimo abashigisha abakoma hariya nabo. Aha ndabaramukije cyane, mbifurije ibihe byiza, kugwiza imigisha no guhaha mutunganirwe mu byo mukora byose. Ndi Herve Iradukunda Ntwari. Hano ni kuri Rukamyarungu, nigarukiye mu rugo rwa Musonera ariko simpa musanze, reka bambwira aho yagiye. Papa aramutse gute se? Musonera aramutse neza nta kibazo. Urakomeye? Ndakomeye. Bakwita ndese? Banyita Mugema. Mugema? Urakomeye. Waje kwa muganga kwa Musonera se cyangwa nuko watemberera? Naje nje kuvuza umuntu. Muherekeje mbega babyumva. Ubuherekeje? Aramuvura arakira. Arakira. We aratahaye nisigarira ino nishakira imibereho. Wishakira imibereho. Uwo muntu ni umugore wawe, ni umwana wawe, ni murumuna wawe, bimeze bite mupfana iki? Uwo nguwo ni umuvandimwe, ntabwo ni umuvandimwe. Ni umuvandimwe. None se reka negere uyu mumama nawe mubaze. Mama bimeze bite se? Byiza gakeye. Wenda abona unarembye biragaragara. Urwaye gute se? Nyine nafashwe n'akaguru bwa mbere akavura karakira. Ubwo ejo bundi wongera basubizamo ibindi. Ngo ndaza ejo bundi nabwo arongera arambura igihe kimvura. Bahita amufata aramufunga. Ni ukuvuga ngo ubu muri hano nta muganga uhari? None se bababwira ko bamufungiye iki Musonera? Musonera bamufungiye ngo kuba ngo yarubatse nta cyemezo. Arubaka nta cyemezo. Bamufatira no kuvuga ngo yaguze ibiti by'ishyamba. Ariko akavuga ngo ibiti byiwe arimo yukoresha ni ibyiwe pe. Nejo bundi bamutwaye yamaze gutemesha ibyiwe hirya ishyamba yaguze. Kana mutwe atageze hano. Kumvise ngo ramujyana. None se ubu muriho gute nta muganga? Ahubwo turapfa. Harembye ahubwo muzuba. Use ntubona ko tumeze? Ni ukuvuga ngo ubu kuba nta muganga byabakaze bimeze nabi. Ahubwo n'abagome basiga badusanga hano. Abagome babahasana kumenya ko Musonera amaze kugenda. Basigaye baza kutwishurisha by'amafuti tukarara nabi kuko rafite kuntu abigenza. Uje turindiye yuko tugomba gufata ukagwa hano bakatujya turabapfa. Abo bagome se abagome batera nabameze batese. Abo nyine badukora bino. Aba baroga nibo baza kubatera. Bagaprofitira mu kavuyo kuko muganga adahari. Bakaza gutwishurisha. None se wo gutera ni umugabo ni umugore niki? Ntabwo Musonera apfa kuvuga gutera gusa akubwira ati ndakuvura. Gusaba mwiyizi. Reka nguhe ijambo nawe mama. Bimeze bite se nurakirana n'ubu? Nyine narakize ariko uriya mwana niwe ndimo kuvuza. None dore yagiye baramufunze, niwe mwirukankana dore yahoza nkubita ubuni. Ngo rero kubera ko adahari nyine ngo anaduhe n'imiti byambabaje mbere. Ahubwo nitukomeza kuremba turagenda natwe tumusange badufungane kuko nta ari rwiza. Tugende badufungane twese kuko n'ubundi dupfuye nabi. Batujyana umuganga batuvura gasubura abona badukoreye byiza. Hano ubu hari abarwayi bangahe se? Barahari, harimo abashigisha abakoma hariya nabo. Ariko byatubabaje. None se nta wundi mwana ubizi ku buryo yabafasha mu nta byazi n'imiti ntabwo bayizi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu birabatera bikabababaza mukihangana. None se uretse uwo mwana we nta kibazo wari ufite by'umwihariko? Nyine jewe babanje nyina ngewe nige babanje. Ariko noneho sinajya no mu rugo ngo bankundire giye barongera bakandoga ibindi. Ubwo rero nahisemo kwicara ngo mvuze uriya mwana banza akire nkagurishe nguri kibanza kuko umunyarwanda yemerewe kuba hashaka. None se harya wambwiye kutuye? Ngewe ubundi mu murenge wa Ruhashya ahantu mu kagari ka Rugugu. Ubu wahavuye ukaza gushaka baramenesheje burundu. Ariko si ukurogora muzi? Ndamuzi turaturanye. Aranabimbwira usibye yuko nta gihamya ngo leta ibona ngo cy'abarozi. Ubundi asigaye yifashisha abashi. Bari ahantu hegera intuze FM, ahantu bita mu isoko rya Hehera. Oya ni mu isoko umuntu yambutse mu cyahoze ari Maraba. Hehera. Mugako. Niho abo bashi bakambitse. Ubwo rero abo bashi baherutse kwica umugabo se wuriya mwana. Naratashye mvuye hano noneho ntashye ngeze mu rugo nsanga bari buzakurikira ku cyumweru. We arihishamo akavuga ngo twicwa n'iby'iwacu kandi nabo bashi arimo turogeshaho. Kuko uwo no mugabo rero yabonye ko
nawe ashoboye ibyo yarugishaga atakibifite ahita yifashisha itsinda ry'abashi nibyo rero birimo gutuma mwanga ibyo by'abashi se byibuza Musonera byarabibasha nyine arabibasha kuko uwo wa mbere wandogaga ntabyo agifite yahise afatira abakabiri kuko niho bubatse yarakijijwe se cyangwa inde uwo ibyo yari afite yarabitaye yarakizwa ariko umuvuzi si wamushobozi iki we nta bugoma agira ariko niwagomeza kuroga abantu arabikwambura ukareka kuroga Musonera arabikwambura pe kumugaragara izuba riva noneho yamaze kubona rero ibyo arugesha bimwambuye ahita ajya kwifashisha itsinda ry'abashi niryo ririmo gukora noneho ubwiryo ry'abashi utegereje ko Musonera abibambura iyo abibambuye afatira abandi kuko barakambitse ni benshi ubwo rero ni ukuvuga ngo aho kugira ngo nzajye mpora mu nzira nahisemo kuzashaka ukuntu nzagabana na mukuru wanjye ubundi nkagura ikibanza mwegereye kugira ngo atazajya byohereza bikangiraho ngo urashaka kwegera Musonera none se ko bamufunze bazamurekura none se hari umuntu yishe ubu se wishe umuntu we ntiyasabye imbabazi agataha nawe nta gihanga cy'umuntu rero bamushinja muze ya wabonye umuntu wawe yorohewe utireka nigumira ino wowe se ntabyo bigeze bakurogaho njyewe nta kintu bandugagaho njyewe nta kibazo nari mfite aje umuntu wawe akize se yaguciye ibingana iki Musonera numvise ngo yamuciye 100 yararimuhaye se ngo yamuhaye igice ubwo se ubwo urumva kwishyura umuti igice byo nyine iyo abonye uri umukene ntabwo akumaramo arakuremera rwose kandi umuntu wemeye no kukugaburira ukarinda urukira nta kintu wamushinja pe mbwira hano ntiduhinga ariko turarya kandi nta twinuba wowe iyo utoye agatege ubona akuvura ugafata imbaraga uragenda nk'ugasara udushyimbo cyangwa ugahinga nabo kandi iyo uhinze ukamubwira ati genda ashaka agasabune araguhemba amafaranga y'umubyizi kandi anakugaburira reka nibarize uyu mama ariko se nk'umuntu uba ukuroga wamubwira iki aka kanya ntamubwira iki se ese ko nta bushobozi bw'ubugome mfite ngo nenye ngo namwishyura uko yagize gutya nakora ariko akenshi iyo umuntu aje mu banyarwanda gutya kwivuza kinyarwanda abantu babifata nk'ubupagane we nawe niko ubifata ibyo iyo uje kwivuza kinyarwanda nk'uko hari ababifata nk'ubupagane nese wivuza kinyarwanda ukabona urakize wakora iki ikibi ni ukugira ngo wivuze wowe utakira cyangwa wenda guteranye n'ibitari ariko warabikwereka ukabona ni sawa ubu ukabona ukaguru kwafashe n'aka kabiri urabona ko bimeze ndakabona yabanje aramvura ndakira pe ugenda yijugunye umuntu agenda ubwo rero wa wundi binkora niba turi kumwe simbizi aba yarakanye kugenda njya hamwe ibindi akuruwamo ibindi ubwo nibwo nasobanura rero n'urugo genda uvuyemo giye kwicara kuri ya mugabo kandi afite uko azabigenza nzabone kugaruka mbonye binakomena naruvamo nkamena nkagenda none se wigeze ujya kwa muganga usanzwe utari umupfumu ndegewe ntaho nagiye gusa icyambere cyashingiyeho niko ubwa mbere yambuye nkakira ariko n'ubu niwe gasuku nari imeze ubuse ko naje ntabasha no kujya kuri wese sinanaryaga ariko nsigaye ngera nkajya kuri wese ninde wakurangiye Musonera se turaturanyaga ndamuzi ndetse ubwa mbere mvuye bitewe n'ishema Musonera adufitiye no kora tutabarwa pe no kwa mugata nashobora pe bikagenda bwo nagwa no igikongo vangu muravura giye musaba bitewe n'ibintu yankoreye iwanjye mu rugo sinubwa mbere nubwo nabyaye umwana wambaye ishashi bari bafite imyaka 10 bazageze muri 13 bitewe n'ibintu ahora nkorera by'ubuganje ubutwara namugabiye mwaramugabiye nkatira yimamuki mama ibintu byo kurogwa se ubu ngubu wasabira icyo abo bantu bakuroga koko nyine urabona naramenye pe kandi urugo rwanjye rwose ntabwo ruhushye ku buryo nabura icyo nahariye ariko impangwa no kuhagera nkumva inkuba mu mutwe zirakubise kandi n'ubinkorera jewe nta nabimpisha arambwira ngo umva ngo ntago uzahambana ubwo nyine agatangira agatema ubutaka bigaragaza nyine yuko ari nawe ubikora namba mbwiye ati urabeshya uyu munsi turabonana akambona nkajya mu nzu nkaryama sinshyira urubavu hasi mpita mbyuka nkarara hanze kandi nawe akoresha iki mbwira kugira ngo ubu turanye n'abantu ibikinyi by'amarembo byose bitabaza bagashingura bakanyeka ko ntazahaba urumva mupfana iki se uwo muntu ni umuturanyi gusa ariko isambu urebye nta bantu bayituyemo barashize haba abatuva indi imwe barashize ari ubaroga haba abambyaye hari umwana amerutse gupfusha yapfuye indi ingana ityo na Faisal nagezeyo na se yashika
kandi byose akabivuga. Uwo mugabo rero acuruza igikwangara. Naje kubwira umwana ngo najye ucuruza utunyaburayi hanyuma ujye ubona ikigusayidira. Umwana agiye utunyaburayi n'uduki ni twa tundi bakora bafata bagashyiramo ibirayi bakabumbabumba. Aramubwira ngo umva mani ngo kandi igihe ngo ngiye kwica umuntu muri iyo minsi ni ukuri kw'Imana ntabwo umwana yahise ahagarara gupfa. Ubwo ni ukuvuga ngo mu bantu mama yabyaye twari 6 dusigaye turi 2 mukuru wanjye uri ahantu muri Muyira ntiyagera mu rugo araza nk'uko akamera nk'umusazi agahita amena akava muri urwo rugo. Ubwo ni ukuvuga ngo naramenye nyine ndagenda mpungira ahantu itare mumugara gatabuza naho uri mu rugo njye nahamagaye kuri telefone zawe ngo ntabare ntibyacamo none ni narahunze nagiye nkitare ati sobuja ni musonera ati guhera uyu munsi wa none telefone yari yarapfuye hita ugenda ujye mu rugo ndohereza ubuvuzi muzaze muzananye nambaye n'ibyo bagushyizemo ndabikuramo koko yahise yohereza ubuvuzi ibyari biri mu mutwe bahise babikuramo pe babikuramo ubundi wumva. Noneho rero naje ndi umuntu muzima nta kibazo mfite ubundi musonera aravura pe icyo kubavura cyo ndi kucyemera ahubwo se ko yagiye muriho gute ndi kwibaza uko muriho kuva yigendera nyine nicyo kibazo nawe dufite urumva uburwayi namba bwarimo bunakira namba ro yavuraga ari makira burongera bwiyongere kuko n'umuganga yaguhaye imiti agahagarara ntakongere indwara iragaruka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo urabona kariya kana agiye niko navuzaga ariko ubundi umuziro wanjye iyo ngiye imuhira uwo muroza kongera akambona niho bya bindi bya mbere bigaruka. musonera asamaze igihe kingana icyo afunze se yagiye kwa kangahe sibwo ntiyagiye kuwa kane kuwa gatatu niho yagiye. Rero ni ukuvuga ngo mubona aragiye kandi n'ubundi niyo yabaga ari hano wabonaga bitorohewe abana barimo abantu bose niyo haba hari umusazi waje asara akaramuka amubonye akamuvura ntabwo yongera gusara. Ariko ubu benshi bari basubiwe na wa mukobwa yari yatangiye gusara umva ibintu byinshi cyane bitashobora. None se ubu wasaba icyo bamufunze abamufunze nyine no kugira ngo aturekure badutabare. None se ubu ngubu dupfuye twese tugapfira ahangaha baduhamba hehe kandi ko kuri kubyumva ukumva rurenda kukujyana. None se ubwo ngubwo wabura umuti ntupfe no kwa muganga iyo bakujyanye kukuvuza ntibakwiteho pe ubwo kwiseta ngo wari urimo woroherwa none muganga wawe bamujyana baramujyanye waye ngiye gupfa ugiye gupfa warwaye gute se urwaye gute ndwaye nyine iby'abarwayi ba gakondo nyine si uribwa ku kuguru uribwa ku mutwe uribwa ku ntoki umubiri wose pe no mu mutwe bigufata wiruka se buri hamwe mfatwa nabanje kwiruka nuko bigenda gute nafashwe niruka nyine nza kwivuza. None se musonera aho agendeye urumva wakomerewe cyane byakomeye busi nabona yagiye uri ku kihe kigero se cy'ugukira nari ntangiye se gushaka utwo nirira nari maze kujya noroherwa nkumva mu buzima ngasinzira none si byananiye gusinzira pe naraye nicaye mbwira Imana nti amaherezo nayahe iyo numva rero batanamurekura numva ahubwo ngomba gupfa mubangura babaye byo gupfa ruhombi yakwibata yakwibika kwivugana ukigira ariko si igiye kuza ubanza kumva umerewe gute biguhindiramwo nk'amadege bihinda nk'amadege mu mubiri wawe ukumva urahindutse hakazamwo ubushye ukumva biragutwitse reba uko nahiye ugahita umuhamagara hari nyine ndamuhamagara ntega ndafashwe muga ukakazana umutakama umva biracurutse gasinzira. None se ajya kwandikira imiti akavuga ngo iyo zayinywa icyumweru iyi kwezi iyi ngiyi amezi abiri mba ndi mu bitaro turi kumwe nawe ahura nk'umuti nyine iyo bije ampereza umuti. Mu rugo iwanyu ni hehe se? Iwacu ni Rusatira. Wamubwiwe n'iki se? Ariko ubu ngubu urabona umuntu uvura ni nk'uko n'ubundi ubu tuva tukajya i Kigali tukajyanwa na za ambirasi tukajya i Butare uragenda ukahasanga umuganga akakwereka undi. Naha rero iyo ugiye uyu ubajije umuntu uti ndwaye gutya arakubwira ati uzaze nkwereka aho wisuzumisha ukagenda. Iyo bagusanze mu indwara barakubwira ati urarwaye
iyo nsanze ntayo ufite jya kwa muganga. hano muhari muri abarwayi bangahe se? Abandi batashye kubera kubura ubavura. ubwo se ntabwo bazigira ahandi? ese umaze kujya nko ku baganga bangahe? yewe nagiye ku baganga 2 3. abandi usanga ntacyo bakumariye. reka da ahubwo wagira ngo barabintera. none se ubiguteza muraziranye cyangwa tu ni iby'umubiri wivumburiye? ariko umubiri uvumbura roho mbi. umubiri uvumbura bya roho mbi. ndabizi se ariko ubundi wumva roho mbi. ariko ntujye ubyumva banabivuga uretse ko uri umunyamakuru uba wishakira amakuru niko uretse ko ari amakuru muba mwifatira ubundi ni ukuvuga ko utajya unabyumva no muri radiyo ntujya ubyumva nyine cyangwa mu gisekuruzo we niwabayeho neze nabayeho kera babiganira ariko niko roho mbi ujya kumva ukumva iraje neza ukavuga irakujyanye karabaye. aha mbasezera rero reka mbifurize kurwara ubukira kandi na Musonera tumwifurize kuzarenga ibyo arimo agaruke. nanjye banyita Herve Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu. Ciao ciao, murakoze cyane.